Gandi reka nkubwire igiturage kirananiye pe. Nese igiturage kikunaniye gute? Kirananiye nta kazi, imodoka ntitujya tuyibona, ubu sinzi nyine. Shangiye reka nkubwire Maji. Ejo niriwe mu rugo hari utuntu nari ndi gukora, umukecuru yari yagiye gutera udushyimbo azana utwumbati. Maze kuzana utwumbati sinzi ukuntu akigera mu rugo yahise ambwira ngo ninteye kudushyimbo nyine turi burishe utwo twumbati. Biranga mba niviriyemo. Uzi ibintu byaje kuba, niyo mpamvu twaburaye nimugoroba. Gandi ntumbwire kuri mu bantu batumye tuburara. N'inzara nari mfite ugatuma tuburara bene kare akagena. Ubuze ukuntu numva meze. None se ko atari ngiye wabiteye? Kandi urumva wanze guteka nyine ukahita wigendera. Ngiye nagiye muri siporo nza nsanga umwanya wo guteka ibishyimbo. Siporo ziruta ibiryo Gandi. Uribwira ko ari ngiye waruhaze se? Uribwira ko ari ngiye waruhaze? Wagire ku bucucu. Birandeba kuba waruhaze twe twari duhaze. Ariko ujye umenya yuko nkukuri. Ndakora. Kuba nkuriye bikwemera kuba turaza. None wagira ngo mbigenze ute se nari guteka ibishyimbo? Mama hari uzameze ate mu murimo. Uko bizi hari inkwi dufite? Inkwi se waziburiye hariya mu gikoni ntazirimo. Niziri kwibati ko zitumye uragira ngo mbigenze gute? Wazazikije hejuru yize ukuse nago zizuma. Zizuma si wese wagize ukabiteka. Igihe cyose ninjye uzagiteka. Nawe mukuru ninde Gandi? Ni njyewe. Gandi n'ikimenyimenye ngiye kuzagusigana igire mu mujyi ninshake nzabe marine ariko uzabibona. Mu mujyi se bizakumarira. Maze muzasigarana ibyaro byanyu nzaze ndi umukire. Ni njyewe mwana se ku buryo kugenda byananira. Kuba uri mukuru ariko niba ukwemera kudukorera bino. None se urabona nujya mu mujyi tuzabaho dute? Undi ngiye reka nkubwire Gandi. Ndamutse nkweretse inzozi zanjye mfite. Wagutuzamo wahita wibera umukire wa mbere ku isi. Ubwo se ufite inzozi zizatuma ibyo utekereza byose uzahita ubibona. Bine ntago byashoboka ko nazikwereka. Ariko igihe kizagera agatara kanjye kake ibingibi udukorera uzagiza kunsaba ari wowe mukuru kuri ngewe. Ariko petit frère ngereka mubwiza. Petit frère wawe ninde ariko? Petit frère wawe ninde? Wowe mukuru wanjye wishimira ko murumuna wawe aburara. N'umuryango wanyu wose ukaburara. Uwo ni petit frère nyabaki. Yewe ntago twaburaye kubw'ubushake bwanjye. Nahise mbona karaka kaho njya gukorera ibiceri 200 basi ngo tunywe niyo spadipe ndangije burangira amasaha. Wari wambwiye ko wari wagiye muri siporo se ufite indi mizinga y'umukuru wanjye. None se nahuye na Muyomba wanjye arambwira ati ngwino nkuha akazi. Urumva nari kubigenza ute? Murabeshya. Nese mwana witwa nde? Nyine nitwa Celestin tu. Hakuri ushobora kuri mushyashya muri quartier. Muri izi nce? Ntabwo ndi mushyashya cyane. Ariko nyine mama zigiye mamaze nk'amezi 2. Ako kumuntu ufitanye agasura n'umugabo bita Semanwa. Ni papa. Dore. Emerukare afite imvune se yarakize. Arimo aroroherwa gake gakene. Ati nguje kumurwaza rero. Yaguye mu kinogo bari baracukuye nyine. Ariko shaswa aritonda ni nangaruge. Gusa murasa rwose. Ni mama ya Mungu. Ariko warugiye ko mbonye umuca mu rututu. Nari nigire gusura hariya nuza nyine ni hano mu byaro ko umujaba ntago ndamenya neza tu sinzi kuntu yitwa. Rero impamvu mvuze ngo ushobora kuri mushya ubonye ari ubwa mbere ko nta muntu ujya unca utancuje baranzi. Ngiye mama musure ndakuzi nyine ariko wajya gunyumva. Najya nkumva. Esko nyeka yarakumbwiye esko twabanye neza rwose ariko umenye sibyo? Nari binyine. Sibyo mwa dore rero ngo warunyarukiye hano kwa Sebudo. Sebudo ase shanga ingurube ye kujageze ibyago yarapfuye ejo. Iyo ngurube niyo mu rugo bari banumye. Ngo ngiye kura niba nabona yo nk'ikiro. Sesko aracyagira burushete. Muvies. Cyaratugira nyine tu. Ziraryoha gusa. Nuranyarukira yo mubaza ariko ashaho nyine ujye umenya abantu. Kanyarukiro nari nyine ubwo ngubwo. Mbana neza. Nabibonye ubana neza kabisa n'uburyo uvugamo. Nakubonye. Sawa mwana sawa. Umbwirire siko ngo.
ansurize se butekera dore niduherukana n'umuture ngo rwose batashye sawa mukomere petit urabeshya icyo nzi cy'ibyo utekereza ntabwo uzabigeraho igihe kizatanga igisubizo kandi uzabibona uza kunsabiriza amashuri wize ku mashuri ufite igendere akurambonera ibintu byose ningewe babiteye kandi n'uburara bwanjye ibintu ndazi kubihindura. Amazina yanjye ni Kwizera Bosco. Mama yapfuye nkiri muto, papa yari yaradutaye. Narezwe n'abaturanyi bandira amashuri ndiganyira mu wa gatatu segonderi, naho sinarangije kubera ikibazo cy'ubukene yari afite. Umunsi umwe nemeza kuva muri icyo cyaro ndimuka nkongeye kuramba mubyara wanjye. Ibyo nahuye nabyo nagahomamunwa. Gusa intego mfite ni ugushaka data wambyaye. Ari nabyo bitumye mva muri icyo cyaro nkajya mu kindi cyaro. Nzamenye niba data akiriho cyangwa yapfuye. Mubaze impamvu yadusize. Byawe kumpagarika cyane ko bimeze. Ndabona ufite na radio. Ibise imyanya ni ibiki? Ya flash. Flash? Wajyamo na memory card. Iravuga se? Iravuga. Ese kumpagaritse na amahoro? Ntago ari amahoro. Ntago ari amahoro pe. Byagenze bite se? Ndavuga radio nta kibazo. Umva kiranatse 10. Ariko nyine ntago ndi kuyigurisha. Jamani nyine nahuye n'akabazo. Kabazo ki? Nyine n'umuntu twavuganye kuri phone wina urumva anyemerera akazi. Ariko nyine byancanze neza mba nabuza haba. Kazi nyabaki? Akazi nyine ko mu rugo tu. Sore nkawe mwa? Ese nyine nakora iki? Kora akazi ko mu rugo? Yorere. Shamani nagize kuva mu rugo na phone. Mana umva reka mubwire ngo byancanze burundu. Mana nahize ndahiga none abantu bina nabagome nukumubaza akahita kuvuga ati mama faranga ibaze kumubaza kumurangisha ngo amafaranga n'ukuri kw'Imana se kuko mana yanjye none nagiye no kwakira gipangu nzi ko wenda ariho aba kubera nyine yambwiye igipangu cy'umutuku none nahise none nasanze umva nta n'umuntu urimo. None se ubwo uragira ngo tubigenze gute? Nyine urashaka uko ngenza pe kuko cyambana mana yanjye urandwanaho kabisa urashaka uko ngenza pe. Hari mukuru wanjye nawe ni igisimba ni igisare. Sinzi ko yakwemera no kubwicumbi ry'umunsi umwe kabisa. Se ndakora iki kuko mana yanjye. Ariko nta kibazo. Turagenda uharare wenda tujya tuburara ariko uraza kwihangana. Oya nta kibazo papa wambonye basaho nicara birahagije. Oya tugende wenda no harare ijoro rimwe urabyuka ugende maze ugiye gushaka uwo muntu wawe. Hari icyo bitwaye se? Nta kibazo rwose. Tere inzira ni iyi ngiyi nyine turahita tuyikomeza tugende turahita tugerayo. Samani nyenge babanze igihumbi cyanje bambwiye ngo uzakima iki cyumweru aje nacyo kigiye kurangira amazi. Mani se wapwesheje mani rega. Nakwizeye bro. Mani rega kwa mere nyine ndanashituye ihene nyine. Aya narayigurisha mani cyane mfite ibibazo byinshi cyane pe. Ureba ni naho akagakweto nyine akangaka. Nagaguze muri ibyo bice naka gashati. Kandi nta myenda nari nsigaranye mwana. Twe nari mfite twese twaracitse urumva kugahumbi nyine. Hanza nyine nzakureba uburyo nyine nagurishaga kwavu kamwe ko mu rugo.
ahantu hose mwana. Mwana nibyo mwana undi se niwamebera mwana. Ahubwo mwana ikivyo nari bikatateretse ndabizi zayama ariko ndayi bro. Nzagwa mani nari biryanye mwana. Gahunda se nyine basubivamo se. Aya. Ize nabivamo. Ariko rero ngo ntabwo bageze ibipa ibijerekani by'intuzi ubushera. Rwagwa dara kwa kasire. Kwa kasire. Ikibuze kibabaje se. Akasire wa mukobwa waho ninjye umutereta mwana. Naramwinjiriye wumva ntabwo ndi bwisanzure neza. Ariko mfite akarindwi zibe mfite akarindwi ara mu rugo. Ndakajyana nyine nkagatereka bakakama. Cyumweru cyose nka minini. Numamvu uzi impamvu naguze kano kagozi se. Ntabwo hayimenya nese uwanyu uzaniza ndi yapfa umusani imbere ariko nani nzambaramo amasogisi. Nese wajya gutonda wajya ku murongo se utambaye inkweto ifunze. Baba kubona nabi aba nambaye biboda boda ariko nagaskingi abudi banze mu basi. Ntacyo na muntu mushyashya hano muri karitsiye twari tumutuburireho rimwe. Agapete jondi twavuganye mugakara kwa se wa mugabo hano hepfo utunze ingurube. Inshuti ye ngo ingurube ni mango yagize ikihe kibazo. Ngo yaravunitse nawe nabyumvishije ngo yaratsikiye. Ngo yaratsikiye rero numvise ngo bagiye kuyibaga ahubwo tunyarukire. Ngo se? Naho nyamupeti nimba ngaro wabo kwa bantu. Ngo twahuye ngazamuka ngagiye kwa nuze kwa kasene kwiye. Yaragiye kuyireba se nayo ngurube. Aho wagiye kuyireba tukayitwara. Ariko barakera hari bana. Nitwe twamenye ubwenge bwa mbere hano muri karitsiye. Tugomba kuba ubundi tugomba gufata ino karitsiye tukayisirimura. Cyanabonye cyari n'ikina jabiri. Yego. Barwita ngo ikizugo rwa. Cyangeye gute. Yamenye se nyanamenya cyane. Ariko nta no kumenya ibigoryo nicyo ngicyo tugomba kubaza. Yakuza tubonye ari nk'icyana gifatika. Waba ari no mu bakire. Batatu gishyira muri gahunda. Nigira inshuti nawe basamugabura mu kunatunze. Atunze izo ngurube. Ko nawe urananiye. Afite ishyamba no kwa. Nawe urananiye pe. Hano nk'ama wayiza atugenga nk'abantu bo mu rugo. Mu rugo mukuru wanjye ntago yemera umuntu mushyashya uje mu rugo. Ibyo urabyumva? Ntari buguha ibiryo. Sinzi niba iki gikapu wenda wazanye wenda wabizanyemo. Ubwo nyine turaguhaho kuryama nabyemera ariko kurya byo urimamira. Nta kibazo ariko. Pfa kuba ndi bubonaho nicara ibyo birahagije. Ubwo uricara ntago uri buryame. Ahantu umuntu atari buryame kuko ariko ntari bido ntari siko mbona nabyo ushaka kubyanga. Ntabwo ari ukubyanga mani nuko nyine ureko usubire ku muhanda se ureko usubire ku muhanda za marine zikwemeza. Ahubwo uricara nyine naramuka yanze kuryama. Ntari tugende nta kibazo nubwo numva ari dani. Komera Gandhi. Sawa. Gandhi. Nari mpuye n'umuvandimwe mu muhanda. Nyine bwari bumwiriyeho. Ndamuzana nyine ngo ngarare hano by'umunsi umwe ahita agenda. Ariko nyine ntago yambwiye izina rye yatubwira ukuntu yitwa. Ntago muziranye se? Nta hantu muzi nyine twahuye mu muhanda gutyo ndamufasha. Gusa ubwirwa n'iki uko ari umuvandi. Yanganyiye. None se yakuganye nawe niko kumva amaganya ye? Ese nari kubigenza gute? Muvandimwe se kativuga. Sinzi icyo ategereje nyine ubwo ngubwo. Gatubwire. Nyine njye nitwa Kwizera. Nyine nahuye n'uyu muvandimwe mu muhanda nyine nayobye nyine nari mvuye mu cyaro nyine nje naha nje nyine kwa mukuru wanjye tu. Noneho nyoba inzira nyine turahura nyine musaba ubufasha wenda bwo kuba njyanye wabo mu rugo haba micaye cyangwa nyine nkanaharara nyine mu gitondo nkabyuka nta. Harimo ziranye?
wapi twahuriye mu muhanda biraho gusa tu arakwishimira. None se hano ko natwe ubona nta kintu dufite ni ukuhaba gusa cyangwa ni ukuhicara ukigendera? wenda niyo naharara umunsi umwe wenda nkabyuka nta byaba bihagije. Utarya nabikubwiye ariko mubomo bwamubomora se wari bwamuhobere se wari bwamusome se isoni zawe ni ukwirirwa ujyana amafaranga umutete akiragura amayinite rega nta n'isoni ufite kumukoraho byonyine ngo inote ya 2 n'ukuri kw'Imana kumukoraho gusa nyina akurusha ubwenge nese umurusha amafaranga iwabuze amafaranga wafite mwana ndabibona ariko nyine uri se si umwe bitatewe numwe bitatewe n'ubwana se kubera vegetable simbe mfashamo nyine mana nkundi sigo cya gihumbi cyawe kiraburiraho cyo ndabyemera ahubwo uzambwire nkwe nandi nibicamo gusa ego nagira ngo sibyo ngiye none ngiye kubikugiramo 100%. 100 cyawe urakikira buriramo kujyana kwemeze ngiye nibicamo rikumva ye n'ingofero nzayigura ngo sando ndi bunyo gucanyo umbase nzayigura nyine reka ngiye kugera ngiye nyine ndabanza nkagenda ngakora repetition nabanza nkandika imirongo nzabigenza gute nzatangira kuri iki nsoreze kuri iki ngiki ubwo ngiye ni kuzira bose nyine ubwo uraza kundabura mu kanya mu masaa 9 tujya kwa kanje no kurya manda shone nawe tayi wanyu numurikire ndabizi umucura kugira wo kumurikira hari ikintu nibagira ndaza kukikubaza mu kanya nibagira iwanye sawa none se mwana wa mama runo rugo uri kurubona ute? Kurebye uri kubona hari ikintu kibereyemo? se koko nyine namwe murandwanaho pe. Mu buhe buryo? murandwanaho nyine niba mwamayeho ndara nyine murandwanaho mu ndebere no ku bigo nyine ese ubona natwe turaburarire. Ese ushaka icumbi cyangwa ni ukugufasha gusa ukaruhuka ukashaka mubyara wawe cyangwa se murumuna wawe waje kureba? ni icumbi nyine ry'umunsi umwe arara bugacya nitahira tu. Okay, urabyemera ra urabona ahantu ari burare ko ari buboneke? Ubwo urumva nabuzwa n'iki kubyemera kandi ari njye umuzanya ahubwo atwereka indangamuntu ye nyine kugira ngo twemere yuko ari nyine ari n'umunyarwanda ataba ari n'igisambo wa mugani. Ntago ndi igisambo ntago ndi igisambo rwose akira birebere pe. Irangamuntu urayifite? Wavukiye Intarama? n'urudogo use wose nuko waturutse n'amaguru kugira ngo ugere inaha? Ko numva bikaze sha ntacyo ubwo turareba uburyo tugufasha gusa byanaba ngombwa tukajya dufatanya guhiga kuko natwe nta kintu tuba twibereho tubana na mukecuru urumva ko ubuzima bari danje. Ariko ari ikintu yigeze kuvuga birantangaza. Ubu ngubu urabona ko dutuye mu cyaro kandi nawe yatubwiye ko yaturutse mu cyaro. Ubwo hari ikindi cyaro kirenze iki ngiki koko kiba hano? Iwacu twebwe nuko nyine inzu zihari ni nkiza ariko nyine zo ziba zigiye ziriho ibiti nyine hariho n'ibyo murugarira ubwo murugarira mwebwe muracyawa mu bigonyi harya babyita ibigonyi za nzu z'ibyatsi. ndakurebye unyereka indangamuntu ariko nibagirwa kureba izina reka turebe. Kwizera Bosco. None se Bosco ngaho uca mu gikari nyine urebe yuko uri bujye no gushaka ibikenyeri tugateka burabwumba tubuhari. Nyuma yaho turajya no kuvomerera. Cyangwa ujye no gushaka inyanya hariya mu gishanga turebe ko tubona icyo turya.